Nebikize kandi umva hagarara nkubaze wa mugore w'ubundeba agahinda kagiye kunyica cyagenze gute umugabo wanjye agiye kwicwa n'inzara ndi guteka ibiryo mu rugo najya kwarurira umugabo ibiryo nkashaka nkaberwa ahantu byagiye ubu byanshanze nuko none se ubwo biri kujya he ko ntabwo mbizi mana umva byanshanze simuhese mu kanya simuhe n'umukobwa wawe ari kugenda arya mu nzira ra yasaza byo kurira mu nzira Nzozi turahuye arifite isahane mu ntoki y'ibiryo ndaganira kujya hehe umukobwa ufite ibiryo wabijyanye he oya n'izina rya Yesu ubwo nabyo akazi yo mu ubwo kandi gakomeza kamfata akagira ngo ngahubwo bakajya bavuga ngo ndi umusazi narasize se binabiruka n'ibyo mu miryango wabo yego yewe yo mu kuri hano ngo ndi umusazi bakavuga ngo ndi umusazi ngo narasa kandi narababwiye ngo biriya bintu nubwo babijyanye hariya ni iby'iwacu kandi ubwo ni akazi kabo igishe kiri kurira mu nyanya ntacyo bitwaye hano ni iwawe aho ureba ibyo byabuze kera uri gukoramo byabaye ubwo ngubwo nkajyanze nkavuga niko mwebwe ibyo mukora ni akazi kanyu none mfite mukuru wanjye nimba sabaho simbizi yagiye ntikuzi yaba ariko ibyo biramureba none tumeze neza nese ubundi bageze reba iyo takuri gusa nkambwira ntariko kanga kana kajya amubwira ati ibyo bitoki byose urumva ibyo bitoki byose bazabifate byose babyikorere babya ntazongera gusubira mu rugo ngo nsange harimo ikibazo na kimwe none se mu rugo wanyu ni hehe nahagana hehe nageze iyi ngiyi reba itaka riri kuri iki gice kiri kuri nageze ahangaha nkajya nsanga abantu bose barimo kuvuga ngo ngo dore umusazi ariko nkavuga ati ariko umusazi asa nanjye rata ndi umusazi urimo kubona ndi umusazi oya ntabwo ndi umusazi uwahese uruwa hehe ibutangamundu kwa wa mugabo bavugaga ngafite amabya abiri ataringaniye ariko nkavuga ati ariko we ncegera ibi biryo bijyanye he ibi biryo bijyanye ese ko mutashye kare bataha bari wantumye uziko nta n'ubwenge ugira nzajya nsiga nteguye ibiryo by'abana n'iby'umugabo wariteretse utazi no kujya mu gikoni uko bimera nurangiza ibi biryo ngo urabyikoreye urabijyanye none nta n'ubwenge ugira none ntabwo ndarya karya umuriro ntabwo urarya uziko nta n'ubwenge ugira abantu mutazi kuko hano mutarimo no kwikorera ibiryo ku masahani hano ubwenge ugira mbese ko nayo nta ubuyeho dukeya two kugira ngo kugira gute ku isura ya papa wawe n'uvuye kwiba ibiryo ni nabisigiye papa wawe nta n'isoni ugira uzi ko umaze kwitereka ariko utagira ubwenge ntabwo nzajya ndarya ariko urya iki urahera mu gitondo woza amaguru woza ikibero wirwe wirukanka ntacyo gukora ufite ariko ukeneye kurya aha ese ubwo ngewe nababarira reka nkubwire se unciye amazi ushobora gutungwa n'ibyo ngibyo ukwezi kose kugashira njyagera y'umukobwa gusa nta n'isoni igira abantu mudakora nimutanwa no kwiba ibiryo ubwo nyine mwarasaze mwana ariko ubwo nyine akazi kanyu hajya ni bezoka ni bingo ninde yewe arame hana yareba ibintu byoroshye none se wabyutse narababwiye ngo bazajya babyuka abantu bakajya guhinga firiya mu gishanga bakagenda bakabyuka bakerewe barasaze baragapu hajya ni bingo uzi ikintu cyamukijije uriya ngo yarakize yakijijwe n'iki n'utuntu turi aho duto nkavuga ariko nushaka uzakore cyane ukire urumva ibi ngibi wabishyize hano byari ese wabonye ibyo kurya wapisha noneho uno munsi byanze aho nagiye mvuga ntihari barabimenye ntabwo bakizanamo ibiryo nyine nkuzaniye ibyo kurya nese ko wiziritse bino bintu oya ibi byihorere cyo byihoreye gucya iyo mbyiziritse gucya ntabwo binkubita cyane nyine ntabwo binkubita cyane bira nawe ukubita akira nyine ibiryo yego mwana we mbona se ko utari
Kuhakira. Ibi ngibi se. Yamaye. Hari yese ko ngunda kubijya nabimenye. Gacaka kantu nsuke. Oya wibimena hasi. Ibyo byo myanda waririye aho ngaho se gutyo. Ariko nta kibazo. Mane ya nese warishije ifoke. Nabi. Nufati. Nyine jirya neza. Nabwira ati mwebwe uko mukomeza kujya ibiryo mutate bazabaroka. Jose komera cyane. Uraho neza. Gize amahirwe ndakubonye rwose. Makuru ntayo. Aka karuvate kwa kambare hano byagenze ute? Biba byipfunyapfunyitse wa muntu we ni ibibazo n'ama stress. Uri umusore rega. Ngize Imana ndakubonye wenda nkutura agahinda kanje. Wenda umutima watuza mbere yuko nipfa. Byagenze ute se? Inshege ya kagakobwa. Uzi ibintu kankora. Kagukora ibiki? Ndamuhamagara ntayifate. Ahora mbeshya ko nkunda ariko nubundi arankunda uko yajyaga bimbwira ariko ikibazo ntabwo anyereka urukundo nkuko mbishaka. None bizi neza yuko agukunda. Arankunda ni wabo bajyaga babimbwira tukiri abana dukina iby'abana ngo nzaguha umukobwa wacu ngo muzajye wazawe umugore wawe. Sawa urambabaje uriya mukobwa ntago agukunda namba. Oya arankunda ntacyo wambwira cyane beza ko atankunda. Kuko ngiye yaranabimbwiye. Yarabimbwiye ngo ntago akunda ngo abahungu b'inzobe ngo kandi ngo uragahungu ngo k'inzobe ngo kabi ntiyagukunda. Mana we niko yakubwiye. Ko yambwiye ngo ntiyagukunda pe. Habihorera. Ako narababwiye ngari kubundi. Hadi urambwira ngo uko nangana. Umuntu ko nibitanga muntu. Bate hari abantu bandi barimo kumva barimo gukorera nk'ibihuga. Nkavuga atari muze. Izo nkora rubundi mwagiye muzivuza. Nese umaze hano iki kingana iki? Kimwe yampaye. Abantu bakanyura hano nkabona bancungeye. Nkavuga ati ze murimo kuncungera. Habihorera. Nyine wowe ujye ubihorera. Ibibazo ndose. Nako naravuze nti bibijyo. Wabiriramo se nyine sibyo nababwiye ntabwo wabiriramo urabona ndimo kujya naramwihoreye aragenda uriya mwitaga umugore wanjye se wagize ngo ni umugore wanjye reka none se wakicaye neza nirate bakankingira umugore sinanamuzi nese wazatashye cyangwa ukaza tukagucumbikira mu rugo nabwira mama nyine yabyemeye ukajya uba mu rugo kuko hano hantu bari habi nese ubu na nijoro uraharyama tukoze yarasaze cyo mwihorera akajya amate ahantu hajyamwe gute ubwo ngubwo nyine navuze nti mana ibi byo simbikunze pe muzajye muteka ubutaha byinshi ariko mwongere makunye harimo munyi mukeya kanshira duce kuri ako gasahane no ako gasahani gasana ese ubu ntabwo uri kubibona koko gasahani ibyo baba barajugunye yego nkababwira ati ariko ubundi ibi bijyo ubundi wajya wicaye hamwe ntibaba barakuroza nyine icara nese urarya uhagaze icara hano ntabwo nzabarasa hoyi akuze n'abandi bandi mo nyine uzabarasa icara urye ntabwo nzajya ngenda mbafata gake icara nyine ndi ku rugamba buretse nzabarasa sha nzababa kamanze njya guhangana na bariya bana wari ukoze murakoze sha Daforo Nibikize kandi umva hagarara nkubaze wa mugore w'ubu ndeba agahinda kagiye kunyica byagenze gute umugabo wanjye agiye kwicwa n'inzara ndi guteka ibiryo mu rugo najya kwarurira umugabo ibiryo nkashaka nkayoberwa ahantu byagiye ubu ngubu byanshanze n'utwo none se ubwo biri kujya he ko ntabwo mbizi mana umva byanshanze simuye se mu kanya simuye n'umukobwa wawe ari kugenda arya mu nzira ra yasaza byo kurira mu nzira Nzozi turahuye arifite isahane mu ntoki y'ibiryo nawe kujya he uwo mukobwa ibiryo wabijyanye he koko turiya mukobwa ngomba kuzamutsindira icyo byansaba cyose uriya mukobwa resho ni ukuri kw'Imana uri kwiruhiriza ubusa
mbese ubu ibintu yajyaga bigukorera basi wenda mbese ko yabaga yanze kumpa umwanya ariko wenda warangiza nawe rero ngo uri gukunda umuntu yego ko mana yanjye ariko azabinkorera gusa cyangwa ni nayo mpamvu waje gihinye kuriya nkayoberwa impamvu oya ntacyo ngewe ntabwo nacika intege ndebera umuntu wemera ko umushere we yigwa yambaye ibintu bimeze gutya ubwo se uri kumva uwo ngo ari umuntu ose buriya reka ibindi bisigaye mbyikorere hoya ntukajye wigora ntukigore ariko nawe uri kwigora cyane ase wazikundiye ngiye ubundi kari agakobwa wirukankaho nkande amashyari y'abakobwa b'iyi minsi ko marasha nushaka n'ukuru zakare nese akantu kare kukagenda uhinamiranye kuri uri kumva kare hari ikigenda ntako sha ubwo uraje unamuroge rero ngo nkunde mpebesheri wanjye na kareka ibintu byo kumuroga nge ntago byazamo kare se ubundi uri kubona kandusha iki ahubwo sitahita kurusha ni nta kintu kare akandusha pe kihorere nese uyu ndebye ubona ndi umukobwa mubi oya ntago uri mu bintu wese niba udahuje nanjye uyu urebye ubona basi tutaberanye ntego ndabyumva none se kazi kawe sha oya kari agakobwa shaka oya ariko wakihoreye reka ahubwo ntasanga yagiye icyo nzi cyo rwose uraruhirizwa n'ubusa mashyari yanyu irukanka akundi kari agahungu kaba kirukanka kuri uriya mukobwa icyo nzi cyo nta n'ubwo agakunda nashaka agaruka nyikundi wa mubyeyi we nagahinda kangeza ahantu hahandi ndi kugaburira najya gushaka ibiryo nkaberwa ahantu ibiryo byagiye ariko se urinde uvuga ngo ibiryo mu kanya simpuye n'umukobwa wawe afite isahane y'ibiryo mu nzira mu nzira pe muri bayi nanjye najyaga mbona afite ibiryo ariko na n'izi saha ntabwo nzahana ibyo biryo babijyana ni ukuri buri munsi buriya tuvuga ko agenda arira mu nzira ko nanjye duhura abashyiriye ibiryo wari nanjye nicyo kibazo mfite utatekereza ngo isoro rinayipfundikiriye papa we yarambwiye ngo abikiriye ngo agiye ari kurya mu nzira ngo agiye kwifatira akantu ku muhanda ngo agiye ari kurya mu nzira yo mu ijuru namwari ntabwo nkubwira agahinda mfite ndafara ukubita urushyi ubibone ariko se noneho uragera aho nkubita nawe wita umutwe gutya uragera naho nkubita koko tekereza ko ibiryo yibye uyu munsi ari inusu y'ibirayi byanyu n'umugabo yari yahashye yesu we ubu biragenda gute koko mana yanjye uyu mukobwa koko ihangane ubundi se uyu muntu agiye muri ibi biryo nzamenya ari gatiki mbega umukobwa umuntu ubu ariko nyine nawe nta muntu ari kumwe nawe afite isahane yonyine naforo ndaje mbyigenzurira ibintu ntabwo bizarangira gutya urareba nanjye nzajya ndakureba kanjye mu rugo